kugaruka ntibakize nuko gisa niba ntabwo bazi uko gisa usibye kukinyuro kuri finale gusa bagenda bambara imidari bagenda hanyuma finale ebyiri duheruka guhura nabo dusubira inyuma gatoya kugira ngo twibukiranye n'ibitego biba bisa duheruka guhura nabo muri sezo ya 2015-2016 Diarra yatsinze igitego ku ishoti rikomeye Pierre yateye Kwizera Pierre umupira awukuramo usunikira Diarra itatsinda igitego kimwe ku busa Rayon Sport itwara Peace Cup igikombe Rayon Sport iheruka nubwo idaheruka icya shampiyona ariko ya Rayon Sport tuvuga yagendaga gake mu gushaka ibikombe Rayon Sport y'imbaraga nke cyane idafite abasaza y'umuntu umwe nyine ya Rayon Sport yigendera gake iri kwikorera utuntu twayo gake iyo yahuye na APR Eric Ngendahimana atsinda igitego kimwe cyahaye igikombe ikipe ya Rayon Sport imutekereze iki kintu niba duheruka guhura nabo ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi badakomeye cyane n'imbaraga itazishyiramo cyane twarabatsinze ubu none tugiye guhura abasaza bose barahari ku munsi w'ejo ku mugoroba basuye ikipe bahera kuri Abedi bamubaza ngo nutwara igikombe urifuza kuzasohokera he Abedi yabwiye ko ashaka kujya muri Maldives Muvunyi aramubwira ati booked itike yabaye booked Maldives Muhire Keve nutwara igikombe urashaka gusohokera he Muhire Keve aramubwira ati ahantu henshi narahagiye ariko sindajyana na madamu muri Zanzibar nta kazi dufite Prosper aramubwira ati booked itike yamaze kuba booked Pasi baramubaza bati ese nutwara igikombe urifuza gusohokera he yaramubwira ati ndashaka kujya Ibiza njyanye na madamu baramubwira bati booked iyo ni imyumvire iri mu bakinnyi ba Rayon Sport keke twarayiriye yasigaye creme bahembwe se icyo si ikibazo kuri Rayon ni ikibazo ushobora kutabona umushahara muri Rayon ariko ibindi bintu ubona biba biruta umushahara reka dufate nk'urugero ikipe ya Rayon Sport kuri match ya Etincelle Prime yari 200 anarengaho make kuko hari iba yasetinzwe n'ikipe ariko hari n'umucyuri witokeza akavuga ati ngiye munyongereho naya nayanje ayo barayabonye match ya Mukura nta n'iminsi ne yanyuzemo babonye indi ya 250 iyo minsi itageze kuri ine bahembwe 450 ibihumbi 450 bamaze kubihembwa abakinnyi ba Rayon Sport rero umushahara ni ikiza nyuma ni umusaruro w'icyo ubona wamaze gukora nibinagutungure Rayon Sport imaze gutwara Peace Cup kajya kubona ukabona bahembwa ubwo imishahara 3 Jesus bakaba avance bagahembwa imishahara 2 bagahabwa n'uwa 3 noneho niyo mpamvu rero kuri Rayon Sport ikitwa ifaranga kiza bwa kabiri insinzi yamaze kuboneka habanza gutsinda agakurikira amafaranga Wasiri Rutahizamu Sheikh Jibril Watara aratsinda ibitego n'amaguru aratsinda ibitego n'umutwe aracenga agacenga n'ejo hazaza ugomba kuba ukura udasinziye muri iyi minsi ameze neza ndagukosora amaguru ye ntatsinda usibye kuri penalty afite ibitego 5 byo muri open play n'ibitego 3 byo kuri penalty ibyo bitego 5 byose yabitsinze n'umutwe ariko aho hantu yatsindishaga umutwe byasabaga ko akina n'abadefenseri bagufi Mirido Dakar mwayibonye Mirido Dakar mwayibonye Youssou Diagne mwamubonye we ku mazina yongeraho Derock Omar Nyingi mwamubonye umwami wa Ayerio Duels wow uyu muntu rero witwa Jibril Watara binabaye byiza ahubwo numva batakamushyizemo nta box azageramo ngo baramukorera penalty kabiri na centre zose zizaterwa zizagarukira ku gatuza ka Youssou Diagne na Omar Nyingi niyo mpamvu rero mbabwira nti nta murebe n'umuhangayikishijwe n'uwo mwataka icyo ronge baragira bati Wasiri igikombe cya shampiyona ni impamvu igihe uri amwanya mukawuvaho igikombe cy'amahoro cyo ngo muragi ntacyo muri buze kubona rwose ngo barabaheka ku mugongo ni isi yakimuka ikajya kuri Mars bikivanga ahari ubutaka agasimburwa n'ahari amazi ahari ubutaka akajyaho hari amazi niyo Musa yagaruka
agasaturamo stade Amahoro kabiri abisirayeli bakanyuramo bagenda, aba amasegonda 10 abe 20, abakinnyi ba Rayon Sport barababaye babereyemo umwenda abakunzi ba Rayon Sport. Twabahamagaye inshuro ebyiri, match ibanza niyo kwishyura, twariho dusenga hano mu Nzove, sinzi niba mwarabimenye, twakoze amasengesho y'icyumweru kugira ngo twongere tugire amahirwe yo guhura na APR. Noneho si iyi finali gusa, na Super Coupe tuzahura. Dutangiye urugendo rw'imikino myinshi batadukoraho. Ibi bintu mubyumve neza, sindi kuvuga kuri finali yo ku cyumweru gusa, oya, sindi kuvuga kuri finali yo ku cyumweru gusa, oya, ndimo ndavuga kuri finali ya Peace Cup iyo ku cyumweru ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu, nkavuga na Super Coupe ntazi igihe izabera. Izo match ebyiri tugomba gukina kuko ubu biri confirmed, kuri Super Coupe tuzakina, ntaho kumpungira bafite. Wasiri mikoro zikuri imbere. Super Coupe, reka manze sozi statement, si finali y'igikombe cy'amahoro gusa Rayon Sport izatsindamo iriya kipe tuzakina, si finali gusa y'igikombe cy'amahoro, na finali ya Super Coupe mbatangarije mbere ntimuzagera n'ikintu mumbaza. Finali y'igikombe cy'amahoro ndabatsindira muri stade Amahoro, ndongera mbatsindira muri stade Amahoro kuri Super Coupe. Wasiri mikoro zikuri imbere ni bitangazamakuru bikomeye byose biri kuri internet. Aya magambo uvuga arabikwa, bitagenze neza ku cyumweru gakubitwa, igikombe kagitakariza mu nzira ngufi isigaye cya shampiyona. Wasiri uzagaruka imbere y'izi mikoro n'izi kamera bingana gutya, uzabona ijambo ryo kuvuga cyangwa uze tujya mu kiruko cyo kwijajara mu zabukuru, uzagaruka kwego. Niba hari umuntu wa mbere ufite umutekano ninjye, wahangana na APR ukagira ikibazo, tuganire namwe. Iyi shampiyona ntimuyibonye, ariko nimutinye ikipe ikomeye isebye igihugu nk'u Rwanda, ukumva ikipe ikomeye yatewe impaga muri shampiyona. Ibyo byanditswe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Inna lillahi, uri ikipe ikomeye ya staff technique y'abantu 25 bicaye kuri staff technique, bahemberwa igihe, bafite n'inguzanyo, bafite institution nziza ibahembe, bo ikibatinza na amatariki gusa, ukajya kumva ngo ikipe yatewe impaga. Ni igisebo gikomeye gutwarwa igikombe n'ikipe giterwa mpaga muri 2025. Sinzi niba iki kintu mucyumva. Niba iyi kipe indusha inota rimwe naravunikishije umukinnyi ukomeye muri shampiyona, nyirusha inota rimwe naravunikishije umukinnyi uyoboye abandi mu gutsinda ibitego. Zanahura na Marine 13 yabitsinze mu kwezi kwa kabiri, haciyeho amezi 2 adakina shampiyona, 2 arashize, still aracyayoboye abandi batsinze ibitego byinshi, aracyari top scorer. Imibare yose icyo yerekana, meilleur assist ni wa Rayon Sport, umaze gutsinda ibitego byinshi ni wa Rayon Sport, ikipe imaze kwinjiza ibitego byinshi muri shampiyona ni Rayon Sport, ikipe ifite defense nziza muri shampiyona ni Rayon Sport.